icyambere kuri njyewe na Riderman nuko twabashije kubaha igikorwa cyacu. Njyewe icyo nzi cyo ndicyo nuko ndi umunyeshuri w'ubuzima na buri kimwe cyose gishobora kumbera inyigisho cyangwa cyambyara umusaruro nakiga. Hari abantu basa nk'abo baba bashaka kumva yuko hip hop nta birenze ari injyana nta kigenda cyangwa se ari injyana y'ibirara. Listen. Listen. Everybody listen. Bulldog. Yo, listen. Bro, naje nkwambaye bro. Wamwambaye mwana. Naje nkwambaye Bulldog. Kamaro kugira ngo tubanze kuba inshuti twabanje kurwana. Bulldog. Murakibaza ngo twabonyemo abaraperi benshi cyane bo muri Tuff Gang. Ni igaruka rya Tuff Gang? Igaruka sagiye he cyangwa mugomba no gushyigikira. Mutagiye gushaka kubaka akantu kuko iyo umuntu akizamuka ukajya gushaka kumukama mu giti umuciye intege. Abahanzi bakuru bose bahuriye ku kuba badakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo buhoraho. Numeze gute? Umeze nkawe. Neza nge sinkoresha imbuga nkoranyambaga ku rwego nk'urw'abandi. Nise abantu bose dukora ibintu mu buryo bumwe. Abantu bagira uko bakora ibintu byabo nanjye nkagira uko babikora. Ibyiyumviro byanjye kuri Jay Polly byose ubu najya kubiganiriza abanyarwanda. Mbyereka abantu hano nyine kubera tukuriya twabyerekanye ukerekana ukamaneka ifoto ye nuko bari umuntu ariko ntabwo ndi bujye kukubwira feelings zanjye buri gihe uko mbyutse nkamutekereza cyangwa n'iki kuri we ariko tubura kugenda neza cyangwa bikagenda nabi ariko kugeza amagenga yagiye uko nabibonye byagenze neza. Igitaramo icyumba cy'amategeko abaraperi gusa ntekereza ko ari ibintu bitaboroheye kugira ngo mwumve ko mwashyira amaraperi gusa. Ahubwo ntabwo nibyo byatworoheye kugira ngo dushyiremo rappers gusa kuko iyo tujya gushyiramo abandi nibwo byari kutugora ariko abaraperi babyumvishe vuba kuko abenshi ni bagenzi banjye cyane ntago byatugoye kuzana bari abagenzi bacu kandi turabashimira cyane bose ababashije kudufasha. Nabavuze yuko ngo mwashaka gutanga ubutumwa ku njyana hip hop batekereza ko ushaka kuba hari aho itari iri ku rundi rwego umunsi. Nyine hari abantu basa nk'abo baba bashaka kumva yuko hip hop nta birenze ari injyana nta kigenda cyangwa se ari injyana y'ibirara nyine nk'ibintu byose bihaberana uburara ariko mwebwe mwabibonye byahabaye performance zabaye discipline hari nta cyangiritse nta muntu wagira ibibazo ibintu bya ambiance gusa. Ubwo rero n'ubutumwa tuba dushaka kwereka abantu bamwe bagiye bashaka kwitiranya ibintu. Ko mwe musanzwe mukora mu bitaramo bisimu n'abaririmbyi bandi kuba rimwe mukoze igitaramo cy'abaraperi ari mwe ba mbere nk'abakuru b'injyana n'ubutumwa mubwiye bari umuntu abanyu ngo nabo babigenze gutyo. Icyambere no kwerekana akantu kajyanye n'ikintu cy'ubufatanye ko buri gihe hari ikintu cy'ubufatanye cyangwa cyo gushyira hamwe ibibyara umusaruro kandi munini. So ubwo rero ntago ari ukubwira abandi ahubwo bibera isomo n'abandi bose si no kuvuga ngo abaraperi gusa n'abandi bo mu zindi njyana ntacyo byaba bitwaye. Bulldog. Murakibaza ngo twabonyemo abaraperi benshi cyane bo muri Tuff Gang. Ni igaruka rya Tuff Gang? Igaruka sagiye he agaheruka twakomeje kumva album n'ibiki turaheba. Ariko album ni ikintu kinini nibuze uko album zikorwa ntago ari ikintu ugenda ubyuke mu gitondo ngo ugikore kite kirangira tugishyira hanze. Gisaba kujya muri studio ugakora kugishyira hanze bigasaba abaterankunga abafatanya bikorwa n'ibindi byose. Ubwo rero igihe bitaraboneka ku cyumba ko twajyana tugashyira hanze ibintu bya fakes ni ibintu bisaba procedures n'ibintu byinshi n'abantu benshi muri rusange. Tuff Gang album yayo yavuzwe mbere yuko mwatangiye gutegura icyumba cy'amategeko. Ubwo muri yava ku cyumba cy'amategeko cyase kibona abaterankunga mbere ya Tuff Gang. Album zimara n'imyaka mu studio kandi zikazasohoka. Ubwo nyine niba icyumba cy'amategeko aricyo cyaje imbere nuko icyo cyabashije kubona nyine iyo support yabo ngabo babashije kudufasha. Urumva tujya gutangira n'iri album twayitangiye ari njye uhari na ntuza na Pifla na Fireman ariko na ntuza na Green P agombaga kuzabanza akaza kaboneka murabizi ko atari ari mu Rwanda. So urumva nyine byo ni ibintu bishobora gufata igihe. Nagira ngo nkubaze umwe mu bahanzi bakuru
bamaze igihe muri uyu muziki ndetse bakoze n'ibikorwa bitandukanye ariko abahanzi bakuru bose bahuriye ku kuba badakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo buhoraho. Ubona utari ku gitutu gishobora gutuma ibyo muri gukora aka kanya bidafite ahantu bigera kubera izo mbuga mutaziriho neza? Numeze gute? Umeze nkawe neza njye sinkoresha imbuga nkoranyambaga ku rwego nk'urw'abandi. Nise abantu bose dukora ibintu mu buryo bumwe. Abantu bagira uko bakora ibintu byabo nanjye nkagira uko babikora. Hari abakora hip hop, hari abakora R&B, nkakora hip hop, hari abakora afrobeat, abandi bagakora slow cyangwa dancehall. Urumva ni amahitamo y'umuntu kagomba gukoresha imbuga nkoranyambaga. Harabirirwa batukana, hari abavuga ibyubaka. Ubwo rero nanjye ko nzikoresha ni buriya buryo nahisemo kuzikoresha. Ntabwo nirukanka cyane nk'uko abandi birukanka, wenda nazasitara imbere nkasanga biguyemo, mbitwara gake gake kuko ngewe niko umutima nama wanje bimbwira. Kandi niba mbona kandi ubwo so bose basikoresha cyane bari hejuru yanjye bose. Hari abazikoresha cyane batari hejuru yanjye mu bikorwa. Buri muntu wese agira imikorere y'ibintu byiwe kandi Imana ikabiha umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigacamo. Icyumba cyagenze neza, watubwira nk'ibintu nka bitanu mwitayeho by'umwihariko muri practice n'uburyo mwubatse kugira ngo kizagende kigene isura twabonye kiri success. Icyambere kuri njyewe na Riderman nuko twabashije kubaha igikorwa cyacu. Kucyubaha no kuvuga ngo tugakora rehearsals uko zigomba gukorwa, tukazitabira neza. Ubonye ko ibintu byagenze tuma ibintu byacu biramatching, ibyo dukora birahuza kubera ko twagize umwanya wo kubitegura, tugera umwanya wo guteguza abagenzi bacu ko bagomba kudushyigikira. Mwabibonye bose babikoze neza, aba rappers bandi baje kudufasha. Ese habayemo ikintu cyo gushaka gufashanya, nicyo twumvishije bagenzi bacu, no ko buri muntu wese uri mu gikorwa agomba kumva ko ikintu bita implication, kumva ko ari igikorwa kiwe atari kuvuga ngo ni iki ngo nyine ni implication. Buri muntu wese akijemo azi ko aje gushyigikira surtout hip hop muri rusange. Yaba ari abadufashije, abari company zadufashije, wenda nka Skol turabashimira, baravuga ati reka dufashe injyana koko turebe ko ibyo bavuga koko ari byo aribo koko. Wari umusanzwe ukorana na Riderman, indirimbo zawe zibaye nk'enye niba atari eshatu, gukorana collabo ya album, mugakora album launch nk'iyi ngiyi ikagenda neza, ntabwo bigushyira ku gitutu cyo kuvuga ngo ko nakoze chemotherapy nayo ikaba nziza, abantu bafana ntibayimbaza igitaramo cya chemotherapy cyangwa cya Daboji wenyine? Chemotherapy man, ikintu cyose cyakwinjiriza wagikora, ariko igihe kitataraboneka uburyo bushoboka ko ibyo bintu bikorwa cyangwa bijya hanze, ntabwo wajya kurwanya ikintu kitarajya mu buryo bwacyo. Chemotherapy nayo isohoye muri 2021, twari turi muri corona. Urabizi ukuntu gukora ibitaramo muri kiragiye byabaga bimeze, byari ibintu bigoye cyane. Kandi jewe ndi umuhanzi uri productive, ntago njya mpagarara uko nakoze chemotherapy, nkagira umwanya wo kuza gukorana na Riderman icyumba cy'amategeko, nkabona time yo gukorana n'abandi bahanzi n'izindi release zose zagiye zijya hanze, niko nshobora kuzategura n'ibindi. Ariko urumva album yasohotse muri 2021, ntago najya gukora launching yayo muri 2024. Already twageze no muri 2025, ariko mfite izindi album zishobora gusohoka zitari na chemotherapy. Hanyuma ujya uvuga ngo guterera sari abasiniya ntibikubuza guhereza mu junior, ni statement ushaka kuvuga iki mu magambo yumvikana? Mbana n'abantu bose, ibintu bya bikamacingana n'ibyabo, ni ibirihe banga like urusha abandi basiniya benshi mu ngana, bamwe bitajya bibakundira kuko barahari nabo? Ibyo ngibyo ntago najya kujudging ibyabo n'imikorere yabo. Ngewe icyo nzi icyo ndicyo nuko ndi umunyeshuri w'ubuzima, na buri kimwe cyose gishobora kumbera inyigisho cyangwa cyambyara umusaruro nakiga. N'ubu ngubu mbonye ikindi cyama akazi karenze ibyo nkora mu muziki bikanyinjiriza, nabyo nabyiga nkabikora. So niba nshobora kwiga gukora trap, nkaba nayikora ikagira ikimbyarira nk'umusaruro cyangwa byongera kuri greatness yanjye, ndayikora. Niba ngiye muri drill nkumva ko mbishoboye kandi bikaba ari ibintu bigezweho bizamura izina ryanjye, ndayikora. Ngewe icyo ndeba ni ukuzamura ubushobozi na brand yanjye, ntago mba ndeba ngo injyana iyi nkora zazuke, nkorana n'abandi bahanze muri za afrobeat, nta barriere iri kuri career yanjye cyangwa ku muziki wanjye. Kemo, icyumba cy'amategeko ni ishusho imeze gute kuri hip hop? Listen,
guys, listen. Listen. Everybody listen. Bulldog. Yo, listen. bro naje nkwambaye bro wamwambaye mwana naje nkwambaye Bulldog. kamaro kugira ngo tubanze kuba inshuti twabanje kurwana Tunabagenze gute? tino twarabitangiranye ntago twarwana. Listen now. Niyo interview ningiyemo I don't fake interviews. Yeah. But ndabashimiye itangazamakuru Bulldog. Nanjye kamera ndabashimiye fuck up. Shut up now. Reba. Aba nigga was very hano. I love you guys. Let's keep bigaruka. Yo muri benshi. Listen now. Bulldog ye naje hano muze nta kintu bamaye nakoreye ubusa. Bulldog yakoreye umugisha tino album yanjye ikurikira Chiro Baba Top tunafite indirimbo cyane Chiro Baba Top yo Mizere bomba reka mukurikira mukomereze na tino ahubwo jewe mbacomoke dusoza cyangwa se kugira tugareko comoke umwe mu raperi ubona barimo kuzamuka batanga icyizere ni nk'abandi urimo ubona ni benshi cyane ntago najogoramo umwe ahubwo icyo navuga mwebwe kuko mwabonye ko aba rappers bashobora kuvuka kandi benshi bagakora ibintu byiza cyangwa mugomba no gushyigikira mutagiye gushaka kubaka akantu kuko iyo umuntu akizamuka ukajya gushaka kumukama mu giti umuciye intege bana kandi umuziki nutazamuka w'u Rwanda n'iryo itangazamakuru naryo sinekeza ko ryazamuka ubundi umuziki itangazamakuru rya show business wenda n'ibindi byose n'ibya filime byose n'ibintu bigomba gukorera hamwe as a whole. Yeah. Kemo, thank you so much. Murakoze cyane namwe. Yeah. Yeah. Ntago ari ukuvuga ngo kuba ataje kuri nuza kuri line up ari umwanzi wanjye niba ureba stati zanjye yarapostinze ko ashyigikiye ko album yacu yagenda neza narabimushimiye urumva ni n'umwana w'inshuti yanjye kuva kera tukiri mu butoya buriya na famille zacu ni inshuti ariko niba twavuze ko line up igomba kuba iriho abahanzi batanu bo muri generation yacu na batanu bo muri generation nshyashya nibo wabibaze neza muri generation ya kera hariho batanu nsige Fireman nsige Green Pin nsige Pifra twakoranye muri Tough Gang kandi aribo dufitanye ibikorwa byinshi kurusha Amajido Black ariko ntabwo imikoranire yacu birangiye anga cyangwa ibintu by'ibitaramo birangiriye ahangaha. Who knows wenda mu gihe gitaha tuzongera to linking mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Daboji wenda tunagusezera kuri stage ifoto ya Jay Paul abenshi kubera ko ari we mwabanye cyane twese twarabanye cyane by'umwihariko we cyane ko mutangiza Tough Gang niba umuntu yarakurikiranye amakuru neza ushobora kuba wowe nawe mwari inkingi za mwamba nubwo nabandi bari bahari benshi bakanatekereza ko ari wagize igitekerezo cy'uko ifoto yazaza ni irihe jambo cyangwa se nihe promi ugihereza Jay Paul nibwo adahari. Bon jewe ibyo sinzi aho wabikuye ko nibyo bivugwa mwa bya album mwavugaga ya Tough Gang nitugera amahirwe yo kisohoka muzamwumva kuko nawe ariho. Hari nk'ukuntu ujya uri wenyine like watesheza kuri Jay kavuga ati iri jambo ndarivuze kandi nzarihagararaho kubera we. Ibyiyumviro byanjye kuri Jay Paul se byose ubu najya kubiganiriza abanyarwanda mbyereka abantu hano nyine kubera tukuri twabyerekanye ukerekana ukamaneka ifoto ye nuko bari umuntu ariko ntabwo ndi bujye kukubwira feelings zanjye buri gihe uko mbyutse nkamutekereza cyangwa n'iki kuri ariko haba hari gap nini cyangwa hari ikintu twabuze mu muziki nyarwanda cyangwa muri rusange mwahetse nkajya gushaka cupa rya nyuma batarafunga kuko saa 8 ntago saa 8 iri